Ndi Papa Sava. Rwina kumbona rutitse. Mano mbabare nyene amafaranga. Nyene amafaranga mbabare. Arabihongesheje iminsi 3 yose ndumva nta kibazo. Nsanga bimwe byahiyemo. Ibyo hagati bitahiye nk'ibishize. Bamenye ukuntu ruvuna hana barimo punyaza kurangura amubwira amafaranga agatangira akaza n'ibyinka yarenze. Atunge ko nigenze wa mana wambabara ibitoki asanga byahiye neza. Nkongesheje iminsi 3 imazemo iminsi 4 bitoki mbona biti makoma ntashyizeho urufuka reka nta kibazo. Ndabona ari uburyohe. Byahiye neza. Neza rwose. Bien. Iki nicyo cyari kimpangayikishije ahubwo cyahiye neza cyane. Naravuze icyo nakekaga ko kizaneza ikibazo nicyo cyahiye neza. Atungi rwose uru rutoki rwanye narwitereye biki. Ntashaka gafumbire k'imbarara nkashyira ku gitoki. Abaturage ngo hano ngo ntihazera. Ngo nta butaka ngo nta kindahamenera. None ndebera igitoki kiri kuvamo. Okay, noneho kugira ngo bitaza kumporana reka mbe ndekeraho nze ntonore ibingiye. Bikina niterera urutoki bikina wanseka none. Ngiye kujya mpinga n'amasaka menshi. Amasaka ari guhenda bivuze ngo ngomba kujya nyihingira. Kandi y'urwagwa none bako bigenje. Ngewe barabinacanzwe ntajya kurwipima. Ina nkabwira pige nzenze se akampereza akantiza inzu hariya. Nkije inzu hariya sinagwipimira. Genda wandepure wahiye neza rwose. Mpinga kivuvu bati hatungi kivuvu ntizikira. Ntabwo ari ngewe.
ibintu byose ni ifumbire. Aha reka ndaje ariko ubundi urugwaga wajya kurwipimira barinda bampenda kubiri kwanza niba tama 12 ntabwo byeme. Mwiriwe amakuru byatunganye mbese. aha niko papa sava urinda waza kurwina rwanjye iyo uhagarara iyo guma mu rugo ntabwo ngewe ugiye twabaniye ntera umwaka wa mugabo makuru iyo ndepure ni karamuka bigize icyo bigira iki kuzi ko nanjye ntararyaho nyine ni ikibazo rese hari umuntu ugera kurwina ntagere. aha ngaho uti we utonoye utaragira ntabwo ariko iby'ubu nabyo byabaye kijyambere ko nabonye nta hantu washinze icumu ngo ushyireho igishishwa tantangasha waba ntanze umushi iyi ndepurera wayumvise imeze neza ahantu dore mutangiye guhahinga nitere insina bikina abantu batiri kuhatonge bwo uri kurwana n'iki ntariko mwanyihoreye urutoki ndarutera ifumbire y'imborero nkubitamo none ndebe atunga nta cyumweru buri cyumweru narinje rero harya ubwo si 8 angahe ijerekani si 8 ariko sha atangira uziha ibiciro ubwo ngubwo hari igitebo cy'ifumbire wazanye ombo 8 wasi ikiro cy'amasaka kigura ngahe wasava nawe wagira ko ikiro cy'amasaka nangahe se tubyumvikane ngiye pfira kwa piga nzenze hari gahunda dufitanye ndihuta. Iyo ndashaka amafaranga 10,000 niba nta bintu byinshi ka ariko sigaye umpenda ntituzapfa ubusa bundi ijerekani irimo cyangwa harimo ibindi. Hano harimo ibintu se nabiterura rimwe byose byaza kunkorana 10,000 ubwo ndaguha avance. Avance? Reka avance y'iki wampaye amafaranga wa mugabo? Wampaye amafaranga ibi. Hindurimo n'ibiki? Mukanya ubwo ni hagira undi muntu uza akanyikubitira amafaranga kandi wahageze mbere birakureba. Ndashaka rwose kuza rutarana n'ubuki 8,000. Kwari uko ifumbire kwari uko nifitiye inka ifumbire nyivana ku nka zanjye. He wampereze yose ubundi urabayiki. Ampereze yose zungura wana ndankoshyire mu mufuka ukomeza ijerekani 5. ubwo ni kwa kangahe? Ni kwa kangahe? Kubanza aruzuye ni 10,000 ruzuye. Ni kwa kangahe rero? Kwa kangahe se kubera ko muri iki gihe hari akazuba kavanze ni mbona ikirere cyose kimeze neza. Buriya ubare si iminsi 2 ni iminsi 2 uramuramo ni 2 umunsi wa 3 hazagira umuntu utamvangira hato ibuni yanjye yuzuye. Maze ikibazo ufite niki ibi bitoki wowe nturi kubibona koko ahubwo se ko ruzaba ari umuhama ugize amahirwe papa sava noneho n'amazi yabuze ntabwo ndi bufungure cyane. Reka nanjye mashaka gusomaho. Sawa papa sava. Zuhurize mama sava. Ese kutajyanye imineke yo guhasava papa sava. Amo Caritas ngo ni papa sava. Avuye hanga ndavuga ino mvuna muri Karamasiri. Tabe wabonetse. To. Ya papa. Indepure intuntu kivuvu orono rwako ndaje ubundi kiremwa amazi ariko ntabwo ndi bukabye
nkamera nka wa mugabo wumvira hano ati nimusuke mushaka akongera kumvira hano akumva biraryoshye ntamenye ko hano yafunguye rugahinduka amaso njye siko bimeze nshatse none ariko natangira amakamu warese kureta gusasa ahubwo ese atu tewe n'ibikise kandi niko wantangiye inzoga ubiguye nande koko kandi nakwishyuye amajerekani 2 imbere wantangiye inzoga ubibwiye nande ariko nari kwambwiye ko azavamo amajerekani 2 abanarayaguharimo abirarimo gwasa tangiye no kuntesha umutwe ndakubaza wantangiye inzoga ubiguye nande akamuruhutse umva njye uko byagenze naje arambwira ati ni jerekani imwe kandi urabibona nawe gipima igikatsi urebe wenda azavamo imwe n'akaje kandi njye naramwishyuye amajerekani 2 ibihumbi 20 wabuze icyo wa mugabo wabuze inzoga wayitanze nese ubu umuhama ungana gutya urimo kivuvu urimo ndepuru urimo intuntu ubwo urumva haburamo izo nzoga ubwo ugiye kuduha amazi ugiye kubidibura se ese ubwirwa n'iki niba mfite akaboko ko gutubura ukoresha ukuri kaburya akaboko gatubura wajya ukoresha twavuganye nguki twavuganye yuko uzama urwagwa rw'umuhama siko twavuga nanjye nuko nawe niko mwavuga ngende ishakira urwagwa rwo gushyira mu buki ugiye kumpa ibyo bizibu ugiye gutubura nibyo nagusabye nakwatsa amaganurara hanyuma se ubundi bwo watubura uyu muhama tuvugishije ukuri uzaharavamo amajerekani havamo amajerekani 3 ese mwagiye ubundi mukaza kumbaza inzoga yawe yajya uvugisha ukuri uvugisha ukuri urafata amafaranga yose yuyu ufata hanjye yose hanyuma ubwo nanjye namuhaye 10 burundu nagiye yayatwaye nanjye nkibaza impamvu ari kuyanyaka mbere kandi warabinkoza ubushize nanjye nuko yanyatse mbere ngo amasaka yarahenze mpereza yanjye ariko se kuvaza abantu ntukajya ukinitse umuriro w'umugabo ariko se ntukajya ukinitse mpereza yanjye mbara watonge nanjye nkwihanangiriza 20 byanjye narabiguhaye nkeneye urwagwa nyarwagwa nkeneye urwagwa rutaramagezi urumva neza nifite abashyitsi hatunge ukubizi mfite abashyitsi ibintu by'amabyeri niba kibikunda barishakira urwagwa rwiza ntacyo ariko nawe ni rubu rw'uyu wowe uzamaho nkaka mbara nanjye nkubwire niba ushaka urwagwa rw'umuhama uranyongera amafaranga kuko ngewe ntabwo wantege gutese kandi twarabivuganye ngiye amafaranga nayaguha nase nge wanyatse 10 utambwira ko nk'umuhama niba ushaka urwagwa watunge yatangiye nka bya bintu byawe ibintu by'ubwese urashaka kujya uvangamo ibindi bintu ukica abantu none se niba biriya bintu byici biki uri butubuze iki uratubuze iki jewe navuze akaboko ko gatubura akaboko gatubura hari n'agatubura ibyo ntimubizi hano twe ntabwo dushaka kubyemera ibyo bintu uramenye none se niba shaka inzoga ubwo urashaka nk'inzoga ya society mbese yo kuba ndashaka inzoga nziza iryoshye erega 10,000 ari amafaranga menshi natwe aba yatuvuna erega wanywa gake kazi ndamuca 12 kandi twaravuganye 10 nge ndafungura uko nsanzwe mfungura ntabwo uza kuntegeka mu butaka bwa mu muvure wanjye urumva niba ushaka none ko warufasha ya papa sava wari gufungura utenge ukamfungurira ute aha kuduha amaganura hatu witonde tukuzi nk'umuntu ukora ibintu byiza hatu ndakubonye ubwo ntabwo ubumbonye papa sava nanjye ndakubonye za kunteza cyangwa mwamwangambanira bakugambanira sa kugambanira ku byiza wakoze bakaza kubyica agenda se njya hehe ko ndi iwanjye umva igira hirya ngo agakisha toza banze wumve hatungi rero nicyo ndimo kugusobanurira nkeneye urwagwa rwiza mfite abashyitsi uramenye hatungi tutazagira icyo dupfa undi wamvuye hejuru ubundi ntituzagira icyo dupfa mu maso cyangwa ukubita iki gikatsi mu mugongo ntituzagira icyo dupfa nta kiguhonda wampaye amafaranga uzategereze ngo inzoga zawe uzazimenyere kandi nzima meze n'urudigi rubi cyane urwo rudigi rwayiyongeye Papa Sava